bigabo bimuciyeho bimeze nk'ibitanamwitayeho. Ntago ari nge bari bakurikiye ubwo bikomereje. Katururi ze gusa yagize mu ubwoba. Uyu mujyi barashimuta umwana ni iboro baje kurya. Ze do abakozi barira hamwe. Mwana yaje hano bite za mami papa dina par gaye hain. Mama na papa bagiye kurira hanze uyu munsi. Mwamfasha umukoro wo mu rugo devoir. London? Amurwa mukuru w'India ni uwuhe? Ni London. Mva ngo birabesha umwana muzehe yarakoroye yaritsaba. Who is the Prime Minister of India? India? Ministri w'India ninde se? Ministri. Muzehe aramuzi araceceka ntashaka kuvugana n'umwana. Shahrukh Khan. Ni Shahrukh Khan niwe ministri w'Ubuhinde. Umva ibigoryi ikuntu biri kubeshya. Muzehe birebye ibigoryi biri gushuka umwana biri kumuroga. Ni Shahrukh Khan. Dore uko nabireba ibigoryi. Thank you sir, good night. Murakoze. Wewe abona umwana aragiye ubwo nyine azabona zero nyine ubwo birabaye. Yo. Muzehe yarebye bino bigoryi ukuntu bishotse umwana. Katurori. Bwarakeye turacyari muri wa mujyi. Bimeze bite? Bwarakeye hakuri n'abantu bakomeje gushimutwa mu mujyi. Bakomeje gushimutwa. Hey! Abana barashimutwa manywa nijoro. Bakaka ababyeyi ifungo. Yeah. Harakana kashimuswe hano. Nakana kandi bashimuse. Kombe bidatinze uyu nyine ni umuyaya bagomba guherekeza umwana mu gihe agiye koga n'iki. Akana kaje hakurino. Kajya mu marushanwa yo koga. Do. Yeah. Uyarabireba. Hey, barasa hejuru akana katinze kwicomeka amazi. Nuko dutangiye. Kana abana baba bari mu marushanwa boga nyine abana bo mu bakirere gari imikino bakina. Iki. Uyarabibona bakaraga ku kantu kakanido utuntu nk'utwo. Uyarabibona aba yaje nyine aherekeje umwana. Yeah. Foyo ni swime nyine umwana no kuva mu mazi asanga nyine wateguye agaswime. Da. Sorry अच्छी कर लेते हैं. Woga neza. फायदा हमेशा थोड़ा. Buri gihe ariko nza ku mwanya wa gatatu. Buri gihe nza ku mwanya wa gatatu nakana. Ngavayo ngufashe n'ubwa mbere muhaye ikiganza. Akakana wibuke ngo nta nshuti kagira. Kubera nyine kukarinda ko kahura n'ibibazo gahora mu rugo. Nabakire. Yeah. Akana. Yeah. Okay, Nabikana. Barakwereka mu gitondo. ले लंदन जा रहे हैं. Tugiye Londres rero mu minsi mike urabizi nyine iyo hari abantu dubusanga indege twarayigize nka tapandigo. Tubaye tugiye Londres gato ni babakire. Papa na mama baragiye. Bego ni ukumusigira urugo ni ushinzwe umutekano w'urugo. Turagiye baba bafite n'akarompuwe wabo mu nzu. Wakabonye akarompuwe? I trust you'll take good care of her. I will. It's my job. Nizere ko umwana wacu uzamwitaho neza ye niko kazi kanjye nyine nuko umwitaho bafite rompuwe nk'imwe yo mu mujyi mu rugo. Urabona urwego ibintu bimaze kugeraho. Baye umwana yasezeye papa na mama bagiye mu Bwongereza gato buri hari utuntu babagiyemo nkakurira nanjye mvuga ni iki cyumweru na filime muzabona. Baye nikojeje Miami gato mbaye ngiye hirya n'iki. Bibaho ni ibintu bisanzwe. Ariko nyine kuko mbambwira abantu ubusanga barakubiswe hari igihe avuga ati buriya sari kwibeshyera we. Jimarira ikize. Yeah. Baje kunatangira gutoza akana. Atangira gutoza akana koga. Hari amarushanwa kajya muri kuburikika baka gatatu. Yasigaranye n'umwana mu rugo bw'urumva nukumurera neza nyina akamwitaho. Wa mwana ikigaragara utinya isasi yo barashe. Kandi irushanwa rigiye gutangira barasa mu kirere. मुझे गोली की आवाज से डर लगता है. Niyo mpamvu winjira mu mazi utinze. Okay. Will you repeat after me? Sinzi impamvu.
मैं गोली की आवाज से ndagira ngo uvuge ngo sintinye isasu sintinye isasu kwa kundi nyine barasa ntabwo ari isasu nyine ubwaryo kumwe barasa nyine ngo pa rwa rusaku rusohoka uriteguye nditeguye vuga ko udatinya isasu akana atangiye ukagira agasirikare ajya arasa hejuru ukicomeka amazi bimeze bite akana ubundi gatinya isasu iyo barashe kinjira amazi gatinze agakomeza kugenda agafasha noneho no ku mukoro wo mu rugo n'iki महाराजा wabyizera 100 पत्नियां थी ati umwami wa pati yari afite abagore benshi cyane ariko papa wanjye afite umugore umwe papa buriya si ikibazo umva umwana nyine so wa mwana we mu bihe bya kera biriya bihe bya kera byari bitandukanye n'ubu wa mwana niyo mpamvu dusigaye dushaka umugore umwe nawe akaba ikibazo इमेजिन सूर्या suriya yibaze मेरे पापा की क्या हालत होती अगर मम्मी जैसी 100 होती तो ibaze papa wanjye aza kuba afite abagore benshi bameze nka mama सीरियसली ibaze Mami. ibaze mama wanjye umufasha ukamukuba inshuro nyinshi nk'amajana क्या मुश्किल हो जाता आप मुस्कुराए urasetse मैंने आपको urabizi njye nyamara nagusetsa njye ndasetsa ni akana wasekeje nde two smiles first do bararebana do kana gakira igiti nkuba urasetse ndatsinze ni akana ni muzehe nyuma y'igihe kinini adaseka सूर्य akana iyo kagiye kuryama nuko kasigaranye n'umusaza muzehe gatangiye kumusetsa undi muzehe yarababaye ntajya aseka umugabo yarahumuye bimeze biti mu gitondo akabyuka yasigaranye n'akana ku rugo wibuke yaje aje nk'umurinzi ubu niwe usigaye wirirwa arinze umutekano w'akana ariko si ibyo gusa asigaye agafasha no kuba yagatoza akana agatoza kamara ubwoba karebe ko iminsi yaragiriye icuma bimeze bite muri muze ya mitamba cani akana yaragatoje agatoza gisirikare muze wundi yabagaho ugiye mu mayoga n'iki none ubu kumbe hakuno abari bagemuye urwunge rwarabajabutse rurameneka muze havayo we Chris. बीबी सर पिस्तौल तो नहीं है ना सर nizere ko udafite imbunda ukora icyana ikakaga bigeze guhura सामान कैसा सामान nari ngemuye ठीक है सर ibiki ठीक है सामान है देखिए ना सर reba ibyo ngemuye dore mfite n'ikarita mu byejo bundi yakeretse imbunda mu isoko arareba कभी घर आइए ना सर अब तो सेवा का मौका दीजिए आपको जो चाहिए मिल uzaze mu rugo ariko mu mahirwe nkwakire cyagigori अगरबत्ती धूपबत्ती मोमबत्ती buje zirimo hano n'icyesikoro n'igikomisiyoneri हाँ सर umva मुझे एक एयरगन चाहिए ndashaka imbunda airgun bya imbunda barasa bikavuga nk'isasa ariko ntihagire ikintu gisohoka bya bindi bakoresha mu rushanwa nyine barasa nko hejuru cyahise kimuzanira ewana sureba se sha akana kubera gatinya imbunda ubundi iyo bagiye mu marushanwa muze yatangiye kugatoza ubundi iyo kagiye mu irushanwa bakarasa hejuru kajyamo gatinze dore abayaya bose bo mu rugo baje gufana uriya mwana wa boss aroga ubundi ushaka kurya amafaranga y'umukire umnyira umwana we